reka nongere ngusuhuze rero nanaguhereza ikaze kuri channel yacu ari nayo yanyu imbaraga z'ubugingo, ndetse nkomeza nkwibutsa ko uyu ari wa mwanya dukomeza gukurikiranamo inkuru yacu, inkuru dusanga mu gitabo cy'umugenzi. Muribuka ko twasoreje ubushize, ndetse twasize mu Kristo afashe inzira yerekeza mu kibaya ngajye gushaka irembo bari bamurangiye, ndetse kuri iryo rembo niho bagombaga kumuhereza ubutumwa bukubiyemo inzira zanyuramo kugira ngo zabashe kurokorwa. Nuko rero umwanditsi w'igitabo cyacu yakomeje agira ati, abaturanyi b'uwo mugabo basohowe no kumureba yiruka, ndetse ariwe yiruka bamwe baramuseka, abandi baramukangisha, abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo harimo babiri bari bagambiriye kugira ngo bamugarure. Umwe muri bo yitwaga Mudakurwa ku ijambo, undi akitwa Nyamugijya Nino. Icyo gihe yari amaze kubaha intera, ariko bo bajya inama yo kumukurikira. Bagenda hashize umwanya muto bamusohoraho cyangwa se bamugeraho. Arababaza ati, bagenzi banjye muzanwe n'iki? Bati, tuzanwe no kugira ngo tukugire inama yo kuba wagaruka ukajyana natwe. Arabasubiza ati, oya, ntibishoboka, mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, aho nanjye navukiye. Mbonye yuko rero ari ukuri, kandi hazagera igihe vuba cyangwa bitinze hakazarimbuka, muzapfirayo, ndetse muzazirikwa mugere hasi ikuzimu. Nuko rero nshuti zanjye, mwemere ibyo mvuze tujyane. Mudakurwa ku ijambo aramubaza ati, utiki? Dusige inshuti zacu n'ibitunezeza byose? Mu Kristo niko uwo mugabo yitwaga. Arabasubiza ati, ye, kuko ibyo mwasiga byose bidakwiriye kugereranwa na bike mu byo nzahabwa mu bibanezeza, kandi mwakwemera kujyana nanjye, namwe mwazamera nkanjye. Kuko aho njya bafite ibibahaza bigasigara. Nimuze mwinyuze amagambo yanjye. Mudakurwa ku ijambo ati, ibyo ushaka ni ibiki? Bikurekesha iby'isi byose. Mu Kristo ati, ndashaka ibiragwa bitabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, bibitse mu ijuru aho bitabasha kwangirika. Ndetse kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye. Nimba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo ati, ashwi, kura icyo gitabo cyawe, uragarukana natwe cyangwa urorere. Mu Kristo ati, ndanze, kuko nafashe yasuka. Mudakurwa ku ijambo ati, nuko rero Nyamugijya Nino, duhindukire dutahe. Hariho abibone b'abasazi benshi bameze nk'uyu, bahora iteka bibwira ibitari byo, bibwira ko barusha abantu barindwi ubwenge. Bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamugijya Nino ati, witukana mu Kristo uyu muntu mwiza. Nimba ibyo avuze ari ukuri, aturusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyoshya kujyana nawe. Mudakurwa ku ijambo ati, utiki? Nawe ubuze ubwenge? Yumvira dusubire iwacu. Ninde uzi aho uzajyana n'uyu muntu usaza utya? Subirayo, subirayo, niho uri bubugize ubwenge. Uwo ni Mudakurwa ku ijambo abwira Nyamugijya Nino
Mukristo abwira Nyamujyanino ati ahubwo tujyane Nyamujyanino, ibyo navuze biriho n'ibyiza bindi byinshi kandi byabonwa. Nimba nawe utabyemeye, soma ibyo muri iki gitabo cyanjye kandi umenye ko ibirimo ari iby'ukuri, byose bihamwa ko ariko koko n'amaraso y'uwacyandikishije. Nyamujyanino abwira Mudakurwa ku ijambo ati nuko Mudakurwa ku ijambo singishidikanya, ahubwo ndangamiye kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona. Bazabaza Mukristo ati nshuti yanjye nziza, mbese uzi inzira ijyaho heza? Mukristo aramusubiza ati nayobowe n'umugabo witwa Mubwirizabutumwa ngo nkwiriye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye, niho turi bubwirwe iby'inzira. Nyamujyanino ati nuko nshuti yanjye tugende. Bombi barajyana, maze Mudakurwa ku ijambo aravuga ati njyeweho ndasubira iwanjye, sinshaka kujyana n'abayobejwe batyo b'ibicucu. Maze ndota yuko Mudakurwa ku ijambo amaze gutaha, Mukristo na Nyamujyanino banyuraga mu kibaya batangira kuganira batya. Mukristo abaza Nyamujyanino ati nshuti yanjye Nyamujyanino, uri umugabo ki? Nishimiye yuko wemeye ko tujyana. Mudakurwa ku ijambo nawe iyaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga z'ibitaraboneka n'ubwoba bitera, ntaba yatebutse kudusiga ngo atahe. Nyamujyanino ati nuko Mukristo, kuko dusigaye twiherereye, ongera umbwire ibyaho tujya uko bisa, kandi nibyo dukwiriye gukorera kugira ngo tubigereho tubitunge. Mukristo ati ndushaka kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi, ariko ko ushaka kubimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamujyanino ati uratekereza ko amagambo ari mu gitabo cyawe ari ay'ukuri rwose? Mukristo aramusubiza ati n'ay'ukuri, kuko cyandikishijwe nitabasha kubeshya. Nyamujyanino ati uvuze neza, ariko se nayahe? Mukristo ati hariho ubwami butazashira uzabamo n'ubugingo buhoraho tuzahabwa kugira ngo tubashe kuba muri ubwo bwami iteka ryose. Nyamujyanino ati uvuze neza, ariko si ibindi ni ibiki? Mukristo ati nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda, kuko nyiraho azanagura amarira yose ku maso yacu. Nyamujyanino ati ariko se tuzabanayo n'abande? Mukristo ati tuzabanayo n'abantu ibihumbi n'inzovu badutanzeyo, muri abo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi, ahubwo bose barakundana kandi nabera. Bose bagendera mu maso y'Imana, bagahagarara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make, tuzabonayo abakuru bambaye amakanzu y'izahabu kandi tuzabonayo abantu batemaguwe n'ab'isi n'abatwitswe n'abagaburiwe inyamaswa n'abaroshywe mu nyanja babaho. Urukundo bakundana nyir'icyo gihugu, bose bazima bambaye kudapfa nk'umwenda. Nyamujyanino ati ayo magambo ndayumvise, ibi neza neza byenda kunyica, ariko se birashoboka kubitunga? dukora iki kugira ngo tubihabwe? Mukristo ati ibyo umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo.
nk'uko ibyo bisobanurwa mu magambo make. Nimba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamujyanina ati yewe byose biranejeje cyane, twihute cyane, twihute. Mukristo ati simbasha kwiruka uko nshaka kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse. Reka mubwire ko ari aho ngaho dusoreje inkuru yacu y'umunsi, ndetse nkurarikira kuzakurikira igice gikurikira